Winnie abwira Gaëlle ati "Wikwirirwa rwose uta umwanya, njye nta musore n'umwe nshobora kongera kwizera, nahuzwe umuntu wese w'igitsina gabo kuko rwose umusore yarampemukiye bituma numva bose mbahuzwe, ngaho tekereza yuko bwari buke turi bukore ubukwe maze umusore akaba aribwo rwose ankatira, ubwo kandi bwarakeye wa munsi wacu wari uw'ubukwe yabukoze na murumuna wanjye, ubwo koko urumva icyo gikomere nshobora kuzagikira se?" Kurikira iyi nkuru y'urukundo kugeza irangiye maze wiyumvire ukuntu rwose aba bombi bakundanye urukundo rudashira. Niba kandi ukunda inkuru zica kuri Zasha TV ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment, ibyo bituma izi nkuru zitajya zikugeraho mu ba mbere. Bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi tuyitangiranye na Gaëlle yicaranye n'umufatanyabikorwa we muri bare, bari gufata akantu ari nako baganira ku mishinga mishya bafitanye. Uyu mufatanyabikorwa wa Gaëlle aramubwira ati "Ubu rero rwose iyi projet nshyashya ndi kuyishakira abakiriya kugira ngo rwose izatere imbere." Atangira kumubwira amakampani yose amaze kuvugisha kugira ngo rwose azabe abafatanyabikorwa muri iyo projet baba bari gutegura. Nyamara Gaëlle we ntabyitayeho habe na mba, aba yibereye muri telefone ari kwisomera, maze akabwira uyu mufatanyabikorwa ati "Ariko rwose njye ndumva ntarenterese, ndumva ibyo ngibyo bitandeba habe na mba, sinanabyitayeho." Umufatanyabikorwa ahita amubwira ati "Basi nta kibazo, mbabarira ucishemo amaso kubera ko rwose ni wowe navuze ko ari wowe wabikora neza, ni nawe nagiye mbwira amakampani ko ari wowe uzahagararira uyu mushinga." Undi ati "Ariko njye rwose nakomeje nkubwira ko ntarenterese." Umufatanyabikorwa akomeza kumubwira ati "Nyamara rwose ndifuza ko warebaho ati ukareba uko bimeze." Gaëlle nawe ati "Nta kibazo, ibyo nzabitekerezaho." Ubwo Gaëlle yubura amaso ayakuye muri telefone maze akaba arebye imbere agahita abona umukobwa mwiza utagira uko asa. Uwo ni Winnie, yari yinjiye muri iyi bare nawe aje gufata akantu ari kumwe na sekreteri we. Arinjira rero agahita yicara ahantu maze Gaëlle akamureba, agakomeza akamureba adahumbya. Wa mufatanyabikorwa wa Gaëlle ahita amubwira ati "Ni uriya mukobwa uri kureba se? Yitwa Winnie, ni CEO wa kampani imwe nawe kandi rwose izaba umufatanyabikorwa muri iyi projet." Ati "Uriya mukobwa rero arakomeye cyane, ni umukobwa wihagararaho, ni umukobwa rwose uzi icyo ashaka." Maze Gaëlle agahita ahindukira ati "None se uramuzi?" Undi nawe ati "Yego rwose ndamuzi." Ariko uyu mufatanyabikorwa wa Gaëlle ahita amubwira ati "Uramenye rwose utazana ibintu by'urukundo, ntumukunde kuko uriya mukobwa abagabo bose yarabananiye, yarabakatiye, iby'urukundo ntabikozwa." Gaëlle nawe ati "Ariko wibagiwe ko njyewe ntari abo bagabo bandi bose, reka nzakwereka icyo nzageraho." Gaëlle ahita ahindukira maze agahita afata za dosiye zose akabwira wa mufatanyabikorwa ati "Yego, uyu mushinga rwose ndawemeye, nta kibazo, ibi nzabikora kandi neza cyane." Gaëlle we yarahise atekereza ko gukora iyi projet bizamubera ikiraro cyo kuba rwose yabasha kuvugana n'uyu mukobwa utagira uko asa. Uyu mufatanyabikorwa wa Gaëlle ahita amusezera akagenda agasiga Gaëlle yicaye aho ngaho ari kureba muri ya projet. Ubwo Gaëlle nawe aba ari kujya anyuzamo maze agakubita ijisho kuri Winnie uba wicaye ari wenyine. Ubwo rero barangiza ibyo bari barimo maze Winnie agahaguruka, sekreteri we nawe akamuza inyuma amubwira ati "Telefone iri gusona kandi ni mama wawe uri kuguhamagara." Winnie nawe ati "Mubwire ko rwose nta mwanya mfite, ntari kuboneka." Sekreteri we ati "Ariko yaguhamagaye inshuro nyinshi." Winnie agahita amureba nabi maze sekreteri agahita amubwira ati "Yego, reka mbimubwire." Ubwo kandi Gaëlle ibyo byose bari kubyumva ari no kureba uburyo uyu mukobwa aba akaze, aba rwose atavugirwamo, maze akavuga ati "None humva ko nigenje, uyu we sinzi aho nzamuhera."
Winnie rero agera mu rugo agasanga mama we yamaze gutegura ameza, maze akamubwira ati none se uraza gusangira natwe? Winnie ati namwe ushatse kuvuga iki? Mama wa Winnie ati murumuna wawe nawe arahari. Ubwo murumuna wa Winnie nawe aba asohoka mu cyumba akaza akamubwira ati none se mukuru wanjye umeze ute? Winnie nawe agahita amureba nabi ati wowe se waje ryari? Undi ati naje kare nuko twaguhamagaye ntumfate telefone. Maze uyu murumuna wa Winnie ahita amubwira ati none se ko nzamara ibyumweru 2 hano hari icyo byaba bigutwaye? Winnie nawe ati ntacyo bintwaye rwose kubera ko iyi nzu ni iya papa wawe nawe, ubwo rero sinumva ko rwose wakabaye nsaba uruhushya rwo kuba ugumye hano. Gusa ababimubwira mureba nabi kandi ubona ko rwose amubwira nabi cyane. Maze mama wa Winnie agahita amubaza ati none se ntabwo usa ngo dusangire? Winnie ahita ababwira ati oya ndumva rwose inzara ishize reka njye kwiryamira. Ariko yo aba arakajwe nuko abasanze na murumuna we ari aho ngaho gituma yivumbura. Umunsi wakurikiye Gaëlle yasubiye muri ya bare yahuriyemo na Winnie n'ubundi agiye gufata akantu kandi n'ubundi barongera bahuriramo. Ubwo noneho Gaëlle ntiyihanganye yahise ahamagara umuntu wari guseriva maze aramubwira ati njyanira wayini nziza kandi wizeye maze uyinshyirire uriya mukobwa. Umusore barayimushyiriye maze Winnie ati yise kandi kuki uyizanye ko ntayo natumye? Ibyo byose yabivugaga atareba uyu musore mu maso. Undi ahita amubwira ati yego ntago wayitumye ahubwo dore uriya musore wicaye hariya niwe warumbwiye ngo nyikuzanire kandi yayishyuye. Winnie rero akiri kwitonganya Gaëlle ahita ahaguruka maze akaza akamubwira ati nakwicara? Winnie nawe akamwihorera maze Gaëlle agahita yicara. Winnie ati ariko ntabwo nigeze nkwemerera kwicara. Gaëlle ati nta kibazo icyicaro nakihaye, ati ndifuza yuko twavugana. Winnie nawe ati njye sinjya mvugana n'abantu babonetse bose kandi bashaka kumenyera, kubera iki unyoherereje iyi wayini nari nyigusabye se? Gaëlle ati umbabarire rwose kuba naba mbabangamiye. Winnie nawe ati niba ushaka ko nkubabarira kuba umbangamiye banza uhaguruke ugende nibwo ndi bukubabarire. Ati cyangwa se niba udashaka kugenda umbwire mpamagara abasekirite ba hano bazi bagusohore nabi. Gaëlle yumva bikaze akamubwira ati oya si ngombwa ko ubahamagara reka nijyane. Ati ariko n'ubundi ndakwinginze rwose mbabarira kuba nakubangamiye. Winnie aramwihorera maze Gaëlle agahaguruka. Winnie agahita amubwira ati ariko wibagiwe na wayini yawe? Gaëlle arayireba maze agaseka agahita yigendera n'ubundi akongera akicarira ku ruhande. Hashize iminsi mike rero Gaëlle yari avuye muri supermarket maze ahita ahura na murumuna wa Winnie, ariko we ntabwo yari abizi ko abindimwe na Winnie. Bagihura rero yahise amubwira ati oh Sonia amakuru umeze neza? Ati imyaka myinshi uzi ko ngo uheruka tukiga kuri kaminuza? Sonia nawe ati yego rwose hari hashize imyaka myinshi. Ati none se ubu umeze ute? Gaëlle ahita abwira Sonia ati dore imodoka yanjye nayisize hariya reka tugende tuvugane, ubwo biranamfasha ko ndi bukugeze aho wari ugiye. Binjira mu modoka rero maze bagatangira kuganira. Sonia ati none se ubu wabaye umuganga? Gaëlle ati reka da, ati burya nyuma y'umwaka umwe gusa muri medecine nahise mbivamo maze njya kwigira ibintu by'ubwubatsi, ubu ngubu rwose nibyo nibereyemo. Maze Sonia nawe ati njyewe rero ubu rwose ndi docteur, narize medecine ndayirangiza, ubu ngubu nkorera muri Canada ni naho mba, gusa nari ndi hano kuko twari dufite inama, ubwo rero ngomba kuzahamara ibyumweru 2 ubundi ngasubirayo. Gaëlle ati none se uri mariye se? Ufite abana bimeze bite? Ati nkeneye kumenya amakuru yawe menshi. Sonia nawe ati rwose ndi mariye mfite abana 2. Sonia ati wowe se ku ruhande rwawe bimeze bite? Uri mariye se cyangwa ufite fiance? Gaëlle ati oya ndacyari célibataire ariko nanone ndi gushakisha, mu gihe kitarambiranye rwose nizere ko ubu célibataire ndi bube mbusezereye. Aba bombi bahita baseka maze Gaëlle akamubwira ati reka
rero nkureke ahubwo nguhe nimero yanjye, ubu rwose tuzongera mbere y'uko usubira muri Canada. Ati kubera ko ndifuza ko tuzaganira kandi birambuye. Sonia ahita amubwira ati yego kandi urakoze cyane. Biniwe rero kuva Sonia yaza ntiyongeye kujya muri salo n'umunsi n'umwe, yaratahaga maze agahitira mu cyumba cye agahita afungura mashini ye agatangira gukora akazi ke. Ntabwo yifuzaga rwose guhuza amaso na Sonia. Ku mugoroba rero Sonia yaraje maze yinjira mu cyumba cya Winnie aramubaza ati urifuza iki? Sonia ati nifuzaga ko tuvugana. Ubwo ariko Sonia yabivuze yicara ku buriri bwa Winnie ati mpagurukira ku buriri, gira vuba, hagarara hariya umbwire icyo ukeneye. Sonia ati ni ukuri warahindutse cyane, kuva naza ntujya umanuka ngo uze twicarane ku meza dusangire, buri gihe uhora mu cyumba cyawe. Sinzi rwose ikintu cyabaye, kera twari abavandimwe kandi rwose umwe yabaga hafi y'undi, ariko ubu rwose wagira ngo ntabwo tuziranye, wagira ngo ntabwo turi abavandimwe. Maze Winnie ahita amubwira ati genda kuko ngewe mba nifitiye akazi kenshi k'ibyo ngomba gukora, ati jya wibuka ko mfite kampani yo kuyobora. Maze Sonia ati ariko iyo kampani nanjye ni iyanjye kuko papa wacu yayidusigiye twembi turi babiri. Winnie ati none se niyo washakaga wari uje kureba iyi kampani? Undi ati hoya, kubera ko ngewe mfite akazi, ndi umudogiteri kandi uzwi, ubwo rero urumva ko rwose mfite akazi kampagije. Winnie ahita amubwira ati nsohokera mu cyumba rero, ndabona rwose umeze nk'inkoko, wibagirwa vuba, ubu n'akanya uribagiwe ibibazo dufitanye njye nawe, nsohokera mu cyumba reka nikorere akazi. Ubwo Sonia ahita asohoka kuko rwose nta kindi cyo gukora aba afite. Sonia rero na Gaëlle nabo bakomeza kugenda bavugana maze bagahana gahunda y'uko Gaëlle azaza gusura Sonia mu rugo. Gaëlle rero umunsi uragira maze akaza abakinjira agahita akubitana n'ifoto nini cyane ya Winnie yari iri muri salo akayireba ubutayihaga, maze Sonia akaza agasanga uyu musore rwose ari kureba iyi foto yayitegereje. Sonia agahita amubaza ati umeze ute? Gaëlle nawe ati meze neza. Gaëlle agahita amubaza ati uyu se ni umuvandimwe wawe? Sonia ati cyane, ni mukuru wanjye. Gaëlle ati ntibishoboka. Maze Sonia ati none se muraziranye? Gaëlle ati yego, hashize igihe gitoya tumenyanye. Maze akicara akamubwira ukuntu bahuye maze rwose akabona aramukunze. Sonia arumirwa akamubwira ati nibyo koko wakunze mukuru wanjye? Gaëlle ati yego, ati gusa sindabona ukazi yo kumuvugisha, ati rero ndifuza ko wamfasha ubwo ngize Imana akaba ari umuvandimwe wawe, ndashaka ko rwose uzamuvugisha nibura akampa umwanya mutoya tukaba twaganira maze tukamenyana, ati kubera ko mu by'ukuri mukuru wawe naramukunze by'ukuri nubwo rwose ntarabasha kuvugana nawe. Sonia ahita amubwira ati rero mukuru wanjye rwose aragoye, ndabizi ko mu rukundo ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko nanone nanjye ndifuza ko yabona umukunzi rwose, nzagerageza ibishoboka kandi ndakwinginze rwose nawe ntucike intege, ukomeze ushyiremo agatege, ndifuza ko rwose mwakundana, ahari yenda yazanahindura imyumvire. Sonia akomeza abwira Gaëlle ati gusa rwose umutima wa Winnie urafunze ku byerekeranye n'urukundo. Gaëlle nawe atari ko burya nta rugi rwose rufungwa ibihe byose ngo rufunge ubuziraherezo, buri kintu cyose yagerageza kigafunguka. Maze Sonia ati mukuru wanjye we rwose ni ibindi bindi, gusa nanone uramenye ntuzanamubure ko tuziranye, kuko aramutse amenye ko njye nawe tuziranye byose byaba bipfuye, ntacyo rwose waba ukigezeho. Ku munsi wakurikiye rero mama wa Winnie yicarana na Sonia maze akamubwira ati ni ukuri mwana wanjye ndahangayitse rwose, mbabajwe na mukuru wawe, nta musore n'umwe ashaka kwemera, none se buriya azasaza adashatse? Reba umusore wese ushatse kumutereta aramwirukana nabi, akamubwira ko ndetse niyongera no kumubona azamuhamagarira polisi, kandi ni ukuri si bimushakira. Reba wowe rwose Sonia warashatse kandi urishimye n'umugabo wawe n'abana bawe babiri, ni biriya rero nshakira rwose nawe niko bigenda.
tekereza ko na wa mwana w'inshuti ya papa wanyu w'umukire cyane nawe yaje kumutereta akamwirukana, ubu se koko nzabigenze nte? Sonia akomeza abwira mama we ati humura bizaza, nawe bizagenda neza, wowe muhe igihe yitekerezeho, yenda azafata umwanzuro maze nawe abe yashaka umusore rwose umukwiriye. Umunsi wakurikiye rero hari mu masaha y'igitondo, bagombaga kujya mu nama yo kwiga kuri wa mushinga neza kugira ngo banasinye amakontara. Ubwo rero Winnie yarazindutse na sekreteri we bajyayo, maze bahura na wa mufatanyabikorwa wa Gaëlle, niwe wari ufite izo dosiye bagombaga gusinya, maze Winnie acishamo amaso arangije ati nta kibazo, ndabona rwose iyi kontara nayisinya. Ariko wa mufatanyabikorwa wa Gaëlle abwira Winnie ati ariko ibyiza ni uko wari kuba wihanganye ukarindira undi muyobozi wa kampani muzafatanya muri iyi poroje. Undi ati hoya ndihuta, mfite byinshi byo gukora, reka nsinye kandi ndabizeye nta kibazo. Undi ati ariko njye nari guhitamo rwose ko wari gutegereza. Bakivuga ibyo rero Gaëlle yahise yinjira ati mumbabarire natinze nakererewe, yahise aza arabasuhuza ati twari tugeze hehe rero, mwari muri kuvuga kuki? Bati urebye twari tubirangije, gusa icyari gisigaye cyari ugusinya amakontara, ni wowe rero waburaga. Ubwo wa mufatanyabikorwa wa Gaëlle yahise amubwira ati uyu ni Winnie, niwe rero uyoboye kampani mugomba kuzakorana muri uyu mushinga. Gaëlle yahise ahaguruka maze asuhuza Winnie mu kiganza, arangije ahita amusoma ku ntoki inyuma, maze sekreteri wa Winnie ahita aseka kuko ni ubwa mbere yari abonye umuntu w'umugabo akora ibyo bintu Winnie. Gaëlle yahise amubwira ati nishimiye rwose kubonana namwe kandi rwose nishimiye ko tuzakorana. Bahise basinya amakontara maze bayarangije abandi barasohoka, Winnie asigarana na Gaëlle. Gaëlle aramubwira ati ndakwishimiye rero rwose, nishimiye kukubona. Winnie nawe ati ariko ubundi kubera iki ngenda ahantu hose ngiye, wakoze iki rero kugira ngo unyinjize muri iyi poroje? Gaëlle nawe ati koko se uratekereza ko hari icyo naba narakoze kugira ngo nkwinjize muri iyi poroje? Ati ahubwo se nyuma rwose yo kuntuka ko niremereza n'ibindi byose wageretseho, urumva kuko nakwifuza kugufasha ku buryo nakwinjiza muri iyi poroje y'umumaro gutya maze nkayikwinjizamo byoroshye? Ati ibyo bintu sinabikora rwose habe na mba. Ati ahubwo kuko niba unsanga ahantu hose ugiye, ubwo nyine utangire umfate nka marayika wawe murinzi. Ubwo ni ukuvuga ngo kuri Gaëlle ujye wongeraho ngo marayika Gaëlle. Ubwo Winnie yahise amubwira ati rwose njyewe ntabwo ndi muri burage nawe. Gaëlle rero asubira mu biro bya wa mufatanyabikorwa we akamubwira ati Winnie rwose agiye arakaye, simbizi ko rwose azanyemera ko tuzafatanya kuyobora iyi poroje. Wa mufatanyabikorwa wa Gaëlle aramubwira ati ariko se ubundi Winnie uramushakira iki? Kampani yawe rwose irashoboye ku buryo yabasha kuyobora iyi poroje yonyine, murishoboye, niyo yaba ari poroje ikubye iyi ngiyi inshuro 10 mwayiyobora mwenyine. Kubera icyo ukeneye rero Winnie kugira ngo agufashe kandi wabishobora? Gaëlle ahita amubwira ati ndabizi ko nabishobora, n'izindi nyinshi cyane nazishobora, ariko rwose burya hari igihe umugabo afata icyemezo atari kubw'amafaranga cyangwa ibindi bikorwa, ahubwo agifashe kubw'umutima. Ati ntakubeshye rwose ubu ibintu byose ndi gufatira imyanzuro ni ukugira ngo ndebe ko rwose nakwiyegereza Winnie. Ati nkeneye urukundo, nkeneye umukunzi, nkeneye rwose guhindura ubuzima, ndambiwe guhora ntaha mu nzu icecetse, ndambiwe gutaha ntawe ndi busange mu rugo, nkeneye rwose uwo dukundana. Niyo mpamvu rero ubona ndi gushyiramo imbaraga kuri Winnie, naho ubundi biramutse ari ibyerekeranye n'imbaraga rwose ntazo naba nkeneye kuko ndi umukire urabizi, mfite amafaranga ahagije, ikintu cyose kigurwa n'amafaranga nabasha kukigura, ariko rwose nkeneye urukundo kandi noneho urwo amafaranga ntabwo yarugura urabizi.
uyu mufatanyabikorwa wa Gaëlle akomeza amubwira ati none se koko niba ukeneye urukundo mu bakobwa bose waba uzi batuye uyu mujyi bose, ubu wararebye ubona ko bakwiye guhitamo Winnie kubera icyo utahisemo undi? Maze Gaëlle nawe ati erega ni ukuri urukundo rujya aho rushatse kandi ntacyo nabihinduraho. Maze uyu mufatanyabikorwa we ati ariko ubu uzi ukuntu uriya mukobwa yiremereza wagira ngo se ubundi uzamushobora, atafunze umutwe byatari, ntabwo nzi ko rwose uzamushobora, ameze nk'umusozi uterera. Maze Gaëlle nawe ati yego nibyo byiza kuko nanjye nkunda guterera imisozi. Aba bombi barabivuze maze bahita bakubitana mu ntoki baraseka. Iminsi yakurikiye rero Gaëlle yandikira mesaje Winnie akamubwira ati dufite inama njye nawe yo kwiga rwose ku byerekeranye n'iriya poroje uko tuzayitangira n'uko tuzayikora. Maze ati kandi izabera iwanjye. Winnie rero afata sekreteri we maze bakaza bagenda bareba aderesi yabahaye bakabona ibayoboye rwose ahantu hameze nko mu rugo. Winnie ahita abwira uyu musekreteri we atari ubuse ni gute tuje hano ko ndeba hano hantu atari muri biro? Undi ati ariko niho aderesi yatwerekeje. Winnie ati ngewe rero ambwira ko rwose tuzakorera inama iwe, nagize ngo ari kumubwira ko ari muri biro ye none ni mu rugo. Ahita bagendera bagakomanga bakinjira, maze Gaëlle akababwira ati ni karibu, ataha rero niho mba. Winnie ahita amubwira ati kubera iki se wahisemo ko dukorera inama iwawe, twagombaga kuyikorera muri biro? Gaëlle ati ariko nta kibazo, ubu se hari ikintu kibura hano? Reba ikibura umbwire rwose nkiguhe. Winnie ati hoya dufite inama nyinshi zizagenda ziba, sinumva rero ukuntu twazikorera iwawe, tugomba rwose kugira biro, niba nta niyo ufite umbwire tuzakorere mu yanjye. Ati ikindi kandi birambangamiye rwose, njye sinifuza gukorera hano. Gaëlle ati ariko njye narabivuze nabibwiye n'abandi bantu bose dufatanyije iyi poroje, ikindi kandi ni njye muyobozi mukuru muri iyi poroje, rero ngomba gukora ibyo nshaka, inama izajya ibera hano kandi ntacyo nzahinduraho. Winnie rero abura uko abigenza maze agahita abwira sekreteri ati mpereza mashine yanjye ntangire akazi. Ahita yicara maze Gaëlle nawe ati reka nta kibazo mbazanira amazi yo kunywa maze dutangire. Bukeye rero Winnie na Gaëlle n'ubundi bagombaga kongera guhurira kwa Gaëlle kugira ngo bakore akazi nanone. Barahuye maze Gaëlle atangira rwose gukora akazi, ariko ari nako asakuriza Winnie. Yafataga kereyo maze akajya ayikubita mu ikayi yari afite bigasakuza cyane, ari nako rwose akubita biti akoresheje n'umunwa. Maze Winnie aragenda arabangamirwa, arahise aramubwira ati wambabarire kuko ukareka kumbangamira, ni gute maze isaha yose nicaye ukaba uri aho ngaho udatuma rwose nikonsantara ku bintu byo gukora, ahubwo ukansakuriza gusa, kubera iki wowe nta kintu uri gukora? Maze Gaëlle ahita amubaza ati none se Winnie ubundi wowe ni uwuhe muziki ukunda? Ukunda izihe njyana? Ati kubera ko ngiye nkunda gukora numva umuziki, rero ndashaka nibura gushyiramo umuziki ariko utari buze kukubangamira. Winnie ati ariko urumva ibintu uri kumbaza, ndakubwira ko nkeneye kugira ngo ni concentre rwose, nkeneye kutumva agasaku na gakeya, nawe ngo umuziki. Gaëlle akomeza kubwira Winnie ati ariko umuziki ni mwiza ku buzima, sinumva impamvu rwose utawukunda. Maze Winnie ati ariko ngiye rwose mfite ibintu byinshi byo gukora, nkeneye ko tuba siriyasi, sinumva ukuntu uri kuvuga ngo iyi poroje ngo ni ingenzi kuri wowe none ukaba uyigezemo ukajya kuyikiniramo, kubera ko utari kuba siriye ngo dukore. Maze Gaëlle ati ariko n'ubundi abantu rwose bari seriye ntabwo baba bari ku isi, bamwe baba baryamye mu mva, abandi baba baryamye kwa muganga, ni abo bantu bari seriye ngewe naba narigeze kumenya. Winnie noneho ahita ararakara rwose ukabona buze ikintu akora. Winnie yakomeje abwira Gaëlle ati ariko ubwo ko barebye mu bantu bose babona ari wowe bakwiye kuduhuza ngo dukorane, abantu bose dukora ibintu bimwe, abantu bose bari interese kuri iyi poroje, bararebye babona ni wowe bakwiye kumpa ngo dukorane udafite ikintu na kimwe ushoboye. Ubwo Gaëlle yumvise Winnie rwose akomeje
kumubwira nabi, maze ahita ahaguruka aramubwira ati rega njye mba nkeneye ibindangaza, ariko mu by'ukuri mba ndi ku kazi, mba ndi gukora, ngaho akira reba. Winnie yararebye areba ibyo Gaëlle yari yakoze, maze ahita amubwira ati wawu, ati ni ukuri, ati wakoze akazi gakomeye cyane, wakoze neza, wakoze ibintu byiza. Maze Gaëlle ati ngaho rero bivuge, ati rwose ibintu byawe byo kwihagararaho bishyire ku ruhande, maze umubwire ngo Gaëlle rwose wakoze ibintu byiza kandi uri mwiza. Winnie biramunanira kubivuga, Gaëlle ati rega bivuge, nutabivuga ntabwo ndi bukuva imbere, ndakomeza nguhagaze hejuru ku buryo nawe utari bubashe gukora. Maze Winnie arangije aramubwira ati yego rwose wakoze kandi uri mwiza. Maze Gaëlle ahita akoma mu mashyi ati ntiwumva se, ndabitsinze rwose, urumva ko uvuze ngo ni mwiza, ubwo yabivugaga ari no kubyina Gaëlle. Maze Winnie araseka, Gaëlle nawe arishima ko nibura ni ubwa mbere yari abonye inseko ya Winnie. Bakomeje akazi rero, maze bageraho barananirwa cyane. Winnie atangira kwikanda ibitugu arigorora, yari ananiwe koko. Maze Gaëlle aramubwira ati biragaragara ko unaniwe ariko nagufasha. Maze Winnie ati gute rero? Gaëlle ati nagukorera massage ku bitugu, ati ngewe intoki zanjye rwose zikora amaji, wahita ukira ako kanya, wahita wumva umeze neza. Maze Winnie araseka ati ariko rwose wigirira icyizere, utekereza ko ibintu byose wabishobora, ati ahubwo dore rwose akazi kararangiye kandi ndananiwe, reka ntahe njye kuruhuka. Winnie yagiye guhaguruka, maze Gaëlle ahita amufata ukuboko aramubwira ati ariko ni ukuri hari ibintu byinshi nifuza kukumenyaho, ngiye mbona hari ibibazo byinshi ufite ariko udashaka kuvuga. Ati tekereza ukuntu uhora ukonje, ntujya wishima, ntujya useka, rwose ubona ntazi ikibazo ufite. Ni ikihe kibazo ufite gituma uba umeze utyo? Ngiye rwose nkeneye kukimenya, nkeneye ko wibohora ukambwira. Winnie ahita abwira Gaëlle ati ariko rwose ntabwo uzi uwo ndi we, ntabwo uzi ibintu ukeneye kumenya, rwose sindi umuntu ukwiriye kumenyana nawe, wikwiriye gukenera kumenya birenze aho ngaho. Gaëlle ati nyamara ngiye rwose ndifuza ko tumenyana, ndifuza kukumenya wese, ndifuza kumbwira ikitagenda, kubera ko rwose nkwiyumvamo, ntakubeshye ndagukunda kandi cyane, rero ndashaka kukumenya wese rwose, kandi wikomeza kuba wenyine rega, uzi ko nukomeza gutyo ugakomeza nta kintu kigushimisha, nta muntu w'umwanya ngo muvugane, nyuma y'imyaka 10 uzasanga ushaje kandi ukiri wenyine, nta mukunzi ufite, nta muntu ufite, kandi nta n'ubu uzaba ukibonye. Noneho Sara ahita arakara ati kubera yuko se nanze yuko rwose duteretana, niyo mpamvu uri kuvuga ngo nzarinda nyuma y'imyaka 10 nzasaza nta muntu turi kumwe, nzaba ndi njyenyine? Sara ahita arakara, maze agahita aterura ibintu byose yari afite ati sawa, reka ubwo bwigunge bwanjye uri kumbwira nzasaziramo mbujyane iwacu. Agenda arakaye cyane. Ku munsi wakurikiye rero Gaëlle aba agomba guhura na Winnie ku byerekeranye n'ubundi n'iby'akazi. Gaëlle agera aho bari guhurira mbere, maze akicara agatangira akivugana, agatekereza ukuntu agomba gusaba imbabazi Winnie. Ati rwose nawe akigera hano ndahita mubwira nti Winnie mbabarira rwose, ejo nitwaye nabi narakosheje, ariko ndakwinginze mbabarira. Akabivuga akajya bisubiramo, ahari akumva uko ari kubivuga siko yifuza kubivuga, maze arangiza aravuga ati uzi ko wagira ngo neza narassaze, ati ariko reka nikarume kubera ko rwose mu minota mikeya araba ageze hano. Gaëlle yaricaye ategereza Winnie, arategereza araheba, arategereza yakumva ikintu cyose gikomye, akareba ngo arebe ko ari buje, aramutegereza ariko ntiyaza. Arangije aramuhamagara, yumva telefone ye ntiriho, yari yabuze amahoro rwose, yicaraga mu ntebe zose zizenguruka, yumvaga afite stress kuko yifuzaga rwose ko Winnie yaza, ariko undi nawe ntabwo yari yigeze aza. Winnie yararyamye maze yanga kuva mu buriri,
Sekreteri we yaje kumureba ati se uyu munsi nta kazi dufite ntabwo turi bukore. Wina ati hoya genda rwose nawe wiryamire, genda uruhuke, ntabwo uyu munsi turi bukore, nkeneye kuruhuka bihagije. Yisubiriyeyo rero sekreteri we maze Wini akomeza aryamye. Gael rero abura amahoro maze agafata icyemezo cyo kujya kureba Wini iwabo. Aragenda agakomanga maze agafungurirwa na Sonia. Sonia ati ni wowe wamugize ute koko? Uzi yuko yifungiranye mu cyumba kuva mu gitondo yanze kubyuka? Ni iki rwose waba wamukoze cyatumye amera kuriya? Gael ati ntacyo rwose, ahubwo genda umukomangire umubwire ko mushaka aze tuvuganishwa kumuvugisha. Sonia ati ibyo ntibyashoboka rwose, kandi urabizi ko njye ntari mu mwanya mwiza wo kuba namuvugisha. Ikindi kandi yaryamye atubwiye ko nta muntu n'umwe ashaka ko ari bumufungurire ku rugi cyangwa kumva akomangaho. Urumva ko rero rwose ayo mabwiriza ye ntabwo nabasha kuyangiza, ariko ndibaza ikintu waba wamukoreye, kuko byanze bikunze bishobora kuba rwose bifitanye isano nawe. Gael abona bimuyobeye maze akitahira agasubira atabonye Wini. Ku rundi ruhande rero buracya mu gitondo maze sekreteri wa Wini akaza yiruka ati rwose bosi, noneho ibintu biratunguranye cyane, uzi ko baduhamagaye bakavuga ko rwose bakeneye ko mujya kwerekana aho mugeze mukora iriya proje. Ati rero rwose birihutirwa. Wini rero ahita atungurwa ati oya ntabwo bishoboka, ni gute se kuko badutungura bingana gutya? Ikindi kandi rwose ntawe turayigeza, ntabwo turayitegura bihagije, ubu se turavuga iki? Njye rwose ndumva ntiteguye. Sekreteri we ahita amubaza ati none se mpamagare Gael? Wini ati hoya, akabitekerezaho gatoya ati ariko nta yandi mahitamo mfite, muhamagare. Sekreteri rero wa Wini ahita ahamagara Gael kugira ngo nibura arebe ko we hari ibyo yaba azi birenze ku byo Wini yari azi. Gael rero ahita ababwira ati nta kibazo, duhite duhurira aho ngaho inama iri bubere. Baragenda rero bakagerayo maze bagatangira kwerekana ibyo bakoze ku byo bashinzwe. Ubwo rero Gael we ahita yerekana igitabo rwose aba yarashushanyijemo ibintu byose by'iyo proje uko bizagenda, maze abayikuriye bakavuga bati rwose ni byiza cyane, ni indashyikirwa, wakoze umurimo ukomeye cyane. Bagahita babaza rero Wini bati wowe se ibyerekeranye no kugura ibikoresho ubigeze hehe? Wini atangira kuvuga didimanga maze Gael agahita amwakira akamubwira ati rwose ibyo nabyo bimeze neza cyane, kubera ko twajyanye abubatsi n'abazabafasha bose aho proje izabera, barangije no kubireba. Ikindi kandi ibikoresho byose twarabiguze, ibikenewe turabifite, nta kibazo n'ibyo tutaragura twabonye aho tugomba kubikura. Ati ibintu rwose byose biri ku murongo. Yasobanuye asobanura Wini maze aba bantu bari babakuriye barishima cyane, barababwira bati mwakoze neza cyane, akazi kanyu ni indashyikirwa, nimukomereze aho ngaho maze mukarangize neza. Aba bayobozi rero barasohotse maze Wini na Gael basigara bicaye muri iyi sare y'inama. Wini abwira Gael ati urakoze cyane, ndagushimiye rwose, iyo utaza aka kazi nari nkabuze, iyi proje rwose nari nyangije, ariko wakoze cyane kuba waje, ni wowe rwose ubimfashijemo, none utumye bigenda neza. Maze Gael ati rwose nanjye ngusabye imbabazi, humura ntabwo watsindwa mpari, ariko ngusabye imbabazi kuko ibi byose ninjye nabiteye. Iyo ntaba narakubwiye amagambo nakubwiye ntabwo ibi byose biba byarabaye, ahari uba warakoze maze byose ibyo bagusabaga ukaba warabirangije, ubwo rero urumva ko ari amakosa yanjye. Gael ahita akomeza amubwira ati ese ubu nta kuntu twaza gusangira dina maze tukiyunga birenzeho, tukaganira byinshi turi gusangira? Wini yaramubwiye ati nta kibazo rwose tuze guhura. Maze Gael aramubwira ati none se nze kuza kugufata? Wini ati oya nta kibazo, ndizana rwose, ahubwo wowe mpa adresse yawe turi buhurire, ndaba mpari. Ibi byose babivugaga bari kurebana mu maso maze bose bagaseka. Wini ariko ahita yigarura, ahita afata isakoshi ye maze aragenda.
Ku mugoroba rero Winnie yaritunganyije rwose yigira mwiza cyane, yambara neza bishoboka, maze arasohoka. Ari gusohoka Sonia na mama we baramubonye maze bararebana ukuntu yasaga neza, ntabwo byari ibisanzwe rwose. Yahise akomeza ajya kuri miruwari yari iri muri salo, maze arireba yitunganya imisatsi neza, areba n'utumekapu ko twamufashe neza, maze arasohoka. Aba bombi bahise barebana baraseka kubera ukuntu rwose bari batangiye kumukeka, bavuga bati ahari wagira ngo rwose agiye kuri randevu n'umusheri. Yasaga neza cyane. Gaelle we rero yagiye kare, maze aba yicaye aho bagombaga gusangirira na Winnie. Yaramutegereje hashize umwanya, abona Winnie atungutse ari mwiza cyane, yaje aseka inseko ituje rwose. Uyu mukobwa n'ubundi yari igitangaza, noneho iyo yongeragaho no guseka byabaga ibindi bindi. Gaelle yaramurebye maze arahaguruka aramuhobera ati ni ukuri urakoze kuza. Maze ubwo ahita yereka Winnie aho yagombaga kwicara. Akimara kwicara yahise afata impano yari ifunze mu kantu keza cyane yari yamuteguriye, maze arayimuha, aramubwira ati iyi mpano ni iyawe. Winnie yahise ayifungura maze asangamo agakarite kanditseho ngo ndagukunda cyane kandi rwose usumba bose ndetse uruta byose imbere y'amaso yanjye. Winnie yarongeye aramwenyura, maze Gaelle ahita amubwira ati urakoze cyane. Winnie ati kubera iki? Gaelle ati kubera inseko yawe ituma rwose umutima wanjye utemba ituze. Gaelle ati kandi mbabarira ku bintu byabaye byose. Maze Winnie ati ni ukuri ntugire ikibazo rwose, ndabizi ko utajya uva ku cyo wiyemeje, kandi rwose isanzure, nakubabariye nta kibazo. Gaelle ati rwose mbyizere, njye nawe ni amahoro. Winnie ati cyane. Gaelle ati okay, ubu noneho twafata ibyo kurya kubera ko rwose ndumva nkeye ku mutima. Bariye rero bishimye cyane, bari kuganira amagambo atuje kandi ari nako barebana mu maso, baseka rwose inseko ikeye, buri umwe ku giti cye. Bari bishimye rwose banezerewe. Wabonaga ko Winnie nawe yabonye icyo yari yarabuze mu buzima, yari anezerewe rwose. Wabonaga akeye ku mubiri ndetse no ku mutima. Bamaze gufata amafunguro rero, maze bafata n'akawayini barenzaho. Ubwo rero niko Winnie yabwiraga Gaelle ati ndumva rwose naniwe kandi burije cyane, ndumva twataha. Maze Gaelle aramubwira ati ndakwinginze buretse rwose, ndumva ngikeneye kuko ndi kumwe nawe, reka basi twongereho isaha imwe gusa. Winnie rwose utari ukigoranye ahita amubwira ati nta kibazo, reka tuyongereho. Gaelle ati ndifuza rwose ko noneho twajya ahandi hantu hari sipesiyale, ahandi hantu heza kurusha hano twari turi. Ati nifuzaga ko yenda nari kuzaguha indi randevu kugira ngo tujye aho hantu, ariko ndumva ntarindira icyo gihe cyose. Uyu munsi ni mwiza kuri twebwe, reka naho tuhajye. Winnie aramwemerera ati nta kibazo, maze Gaelle agahaguruka agafata mu biganza Winnie akamuhagurutsa ati twagenda noneho. Winnie ati ntasiga kado yanjye, ariko aterura rero ya kado baba bamuhaye, maze Gaelle ati reka rwose ngutwaze. Baragenda rero bakagera kwa Gaelle. Aho hantu haba ari muri jaride ye, aba yahateguye, yahashyize intebe akahategura neza cyane mu buryo budasanzwe. Baragenda rero bakicara, maze Gaelle akabwira Winnie ati urabona hameze gute? Winnie ati rwose hari sipesiyale nk'uko babivuze, ni heza cyane pe, harakeye. Maze Winnie agahita abaza Gaelle ati none se ibi byose niwe wabikoze? Gaelle ati yego. Winnie ati none se wababwiwe n'iki ko nzakwemerera ko tuhazana? Gaelle ati hoya, ntabwo nari nzi ko uzanyemerera, ariko ngewe mu buzima nkunda kugerageza kandi nkagira icyizere cy'uko ibyo ngerageje byose bikunda, niyo mpamvu rwose nabikoze. Gaelle ahita akomeza abwira Winnie ati rero ni igihe cyo kugira ngo tuganire rwose byimbitse, kandi ntugire ikibazo, ni njye ndi butangire.
Wina ahita abwira Gayere ati wari ugiye gutangira rwose ibyo byo ni byiza, maze Gayere ati harya ubu ndahera hehe, nkubwire burage za sogokuru wanjye, cyangwa nkubwire ibyerekeranye n'ubuzima bw'amakupure, mpere kuki? Wina ati hera kuri burage. Ubwo Gahigi ahita amubwira ati uri buseke cyane utembagare, ubwo ahita areba mu maso Winnie, ubwo Winnie rwose aba yatangiye kumwenyura, maze Gahigi akamubwira ati ese urabizi ko useka neza? Useka neza cyane. Maze Winnie ati urakoze. Winnie agahita amwibutsa ati burage se ko wayibagiwe? Ubwo Gahigi ahita amubwira ati ati uzi ko nari nyibagiwe koko? Ati rero ati kera ati sogokuru wanjye yari umusirikare, ati uzi ukuntu abasirikare batajya baguma hamwe, ati buri gihe aba ajya hano ajya hariya, ava hariya ajya hariya, agitangira gusubiramo ibyo bintu akomeza abisubiramo. Winnie aba araturitse arasetse, yarasetse koko. Maze Gahigi ahita amubwira ati ubundi se sinari nabikubwiye ko uri buseke cyane? Winnie ati yego, ati ni ukuri, ati birashekeje. Maze Gahigi ahita amubwira ati ni wowe rero ugiye gukurikira? Winnie ati ariko njyewe nta burage n'imwe nzi, ariko ntacyo, reka nkubwire ibyerekeranye n'ubuzima bwanjye bw'urukundo. Njyewe rero mu buzima nakundanye n'abasore babiri gusa, umwe ari nawe wa mbere twakundanye nkirangiza kaminuza. Naramukundaga cyane rwose, ariko nanone ikintu cyatumye dutandukana, yahoraga rwose ambwira yuko njyewe ibyanjye ari ugushaka amafaranga gusa nta kindi, maze nkumva binciye intege, nkumva rwose simbikunze. Buri gihe nibyo yambwiraga gusa, ntabwo yajyaga anshyigikira mu kugira ngo nyine mbashe no gukora n'ayo mafaranga nyabone. Byageze aho rero ndamureka, kugeza rero igihe nongeye guhurira na Toby. Toby rero yari umuhungu mwiza cyane, twarahuye ndamukunda nawe arankunda rwose, tumarana igihe kirekire. Bigeze aho aza no kunsaba rwose ko twazakora ubukwe, ndabimwemerera. Byari ibintu byiza kandi biryoshye, byari bimeze neza cyane, ariko byaje rwose guhinduka ubwo umugoroba bwari buke dukora ubukwe. Yanyandikiye lettre nini cyane ansaba imbabazi, ambwira ko bitagishobotse ko dukora ubukwe kubera ko ngo afite undi mukobwa yakunze. Uwo mukobwa yambwiraga rero yari Sonia, murumuna wanjye, niwe yari yaransimbuje, niwe yari yarakunze, maze akareka tugategura ubukwe kugeza aho ngaho, kandi yaramaze kumwiyumvamo. Gahigi ati ibyo bintu ntibishoboka, ntabwo byumvikana. Yari atangaye cyane rwose, ati murumuna wawe muva inda imwe mu nda, musangiye amaraso, akagukora ibyo bintu? Winnie ati cyane rwose, umuvandimwe wanjye umwe rukumbi nari mfite ku isi niwe wakoze ibyo bintu. Ati noneho tekereza, kugira ngo umuntu akubwire ngo ubukwe bwanyu burapfuye buri buke buba, atuzi ukuntu biba bimeze. Abantu baba bagiye bava hirya no hino bakaza kugira ngo mwitegure ubukwe. Tekereza rero gufata umwanya ukababwira ngo ubukwe ntibukibaye. Urumva icyo kimwaro? Urumva icyo gisebo? Ninjye mukobwa wasebye ahari ku isi yose, ninjye mukobwa wahuye n'ikimwaro ntigeze mbona muri ubu buzima. Nakubeshye, ibintu nanyuzemo nta muntu nabyifuriza, habe n'umwanzi wanjye sinamwifuriza rwose umubabaro nk'uwo naciyemo. Hagati aho rero ubu rwose bakoze ubukwe kandi bafitanye abana babiri, we na murumuna wanjye. Gahigi we yari yumiwe ku bintu byose byabaye kuri uyu mukobwa. Winnie nawe akomeza amubwira ati ntakubeshye, kuva icyo gihe rwose nahise ntakaza ikintu cyitwa icyizere. Nta muntu n'umwe njya nizera, nta kintu na kimwe ngirira icyizere. Naragiye rwose numva ngomba kubaho njyenyine, kuko nta muntu n'umwe wo kwizera nari mfite. Gahigi ati none se iyo ugerageje kwegera umuntu w'igitsina gabo wiyumva ute? Wumva bimeze bite se iyo umuntu agerageje kugutereta? Undi ati mba numva rwose ndakaye, mba numva uburakari butagira uko bungana, mba numva ntishimye, sinzi ukuntu niyumva ko nawe ubwo ashaka kongera kumpemukira. Gahigi ahita abura ikintu akora, maze bagahita bahindura sije bakaganira ibindi. Bamara kuganira rero barataha, Gahigi agaherekeza
Gahera agaherekeza Winnie aramujyana rero akamugeza iwabo, ariko mama wa Winnie na Sonia bumva imodoka ifunguye imiryango maze bakarebera mu marido ngo barebe uwo muntu uje, bakabona ni Winnie uri kumwe n'umusore, baba bahagararanye bishimye bari guseka, barangiza gusezeranaho Gayere agahita asoma ku itama Winnie. Aba bombi ndavuga mama wa Winnie na Sonia barishima cyane ko nibura hari umuntu abonye mu buzima bwe, baguma mu idirishya bakaguma bategereje Sonia, bakaguma bategereje Winnie, babona Winnie ageze hafi rero bagahita biruka bakicara mu ntebe nk'aho nta cyabaye kugira ngo atamenya ko bari bari kumurunguruka. Gusa nyine Winnie na Gayere baba bahagize umugoroba mwiza, baba bishimanye rwose birenze, ku buryo na Winnie ataha ari kugenda yisetsa, aba yishimye bigaragarira amaso, aba agenda aseka, nta muntu umusekeje, nta muntu umuvugishije, nta muntu bari kumwe. Yinjira mu nzu rero n'ubundi agikomeza kugenda aseka, maze mama we akamubwira ati none se uraza dusangire iby'umugoroba? Winnie ati nta kibazo rwose, nanjye muntegurire ndaje. Aba ashaka rwose noneho kubasanga kugira ngo babe baganira, nubwo aba yarangije gufata ibyo kurya, ariko nanone aba arishimye cyane ku buryo aba yumva rwose nta muntu akeneye kubwira nabi muri uwo mugoroba. Ahita aza ku meza rero akarura maze akarya duke cyane, ariko noneho agasangira nabo, aba ari ku nshuro ye ya mbere. Mama wa Winnie rero na Sonia barishima cyane ko nibura ateye intambwe yo kuba abasanze, ikindi kandi baba babibona ko afite umunezero udasanzwe. Ajya mu cyumba rero n'ubundi agakomeza kwivugira kuri telefone ari kuvugana na Gayere, aba asigaye aseka cyane, abantu bari muri salo bakumva, kandi harimo intera nini kuva muri salo ujya mu cyumba cye, kubera rwose ibyishimo aba asigaye afite. Uyu musore aba atangiye guhindura uyu mukobwa undi wundi, aba atangiye kumuhindura umuntu noneho ufite ibyishimo birenze. Gayere na Winnie baragenda bakinjira mu rukundo, maze bagatangira kuryoherwa n'urukundo ahantu hose, bakaba ari bombi babiri, dore ko rwose Gayere yari azi kuvuga amagambo meza, yari azi rwose gutanga keya birenze. Uyu mukobwa yaragiye rero yinjira mu rukundo na Gayere, aratangira arongera aranezererwa, arongera atangira kuryoherwa n'urukundo, ubuzima burongera rwose buba bushya kuri we. Mama wa Winnie yabonye ukuntu yahindutse, ukuntu asigaye yishimye, ukuntu anezerewe, maze abwira Sonia ati ntakubeshye ndashaka guhura n'uyu musore rwose ubashije guhindura Winnie mu gihe kingana gutya, mu gihe gitoya, njyewe byarananiye imyaka yose. Uyu musore rwose wagira ngo afite maji, ndifuza rwose kumubona kuko aratangaje kandi yankoreye ibintu byiza. Sonia ati ntabwo bishoboka, ntabwo nabahuza kubera yuko ntabwo Winnie azi yuko nziranye na Gayere, kandi urabizi aramutse abimenye byahita biba bibi. Mama ati none se ubwo muzabihisha kugeza ryari? Sonia ati tuzabihisha igihe cyose gishoboka, kuko rwose ndashaka gukomeza kubona Winnie yishimye, sinshaka rwose ko yongera kubabara. Nyuma y'iminsi mike rero Winnie ajya gusura Gayere iwe mu rugo, baba bicaye mu ntebe, maze Winnie akamubwira ati ni ukuri mba mfite ubwoba n'ubundi bwo kongera guhemukirwa, mba numva ntisanzuye neza. Maze Gayere akamubwira ati humura, ni ukuri ndagukunda cyane kandi byimazeyo, ahubwo mpaye amahirwe rwose yo gukomeza kugukunda, uwo mwanya uri mu mutima wawe ndawushaka kandi nkawiharira. Humura sinzagutenguha kandi ntuzongera kubabara ukundi, humura rwose nzakubera ibyishimo, ntuhangayike, ibyakubayeho nzabikwibagiza kuko ndagukunda kandi bihebuje. Ni wowe mukobwa wa mbere nabashije kwiyumvamo, ni wowe nabashije gukunda guhera umunsi wa mbere nkubona. Gayere akomeza amubwira ati uretse no kuba sheri wawe, ndifuza kuba umunyamabanga wawe. Niba rwose ukeneye umuntu wo kwizera, niba ukeneye umuntu wo kubitsa ibanga, ndakwinginze jya utekereza kuri njyewe, kuko rwose ndahari kugira ngo mbe byose kuri wowe. Winnie ahita amubwira ati yego rwose urakoze, kandi ni ukuri uwo mwanya unsabye ndawuguhaye, ndawukwemereye, nkwemereye rwose kumbera byose nanjye kandi bikagenda bityo.
bakicaye rero bari kuganira, Gayele yumvise ibintu biri kuvuga ahita yibuka ko yari yasize acanye micro-onde maze ajya kureba abwira Winnie ati reka nze, agihaguruka ariko yumva telefone ye irasonnye ariko ntiyabyitaho, abwira Winnie ati iyo ni telefone yanjye, ati ariko nta kibazo ndaje. Winnie rero yarayishatse aho yasoneraga, arebye abona ni umuntu witwa Sonia, ati Sonia, ati uyu muntu se kandi ni uwa hehe? Ariko umutima uhita umukomanga, ahita akanda Yesu maze ashyira ku gutwi, agiye kumva yumva ni murumuna we ari kumubwira ati Mana Nyagasani, wagira ngo rwose uri umuntu ukora amaji, ati ibyo wakoze simbizi n'ibyo wakoresheje simbizi, ariko rwose uko wabigenje komereza aho ngaho, aka kazi wagakoze neza cyane. Ati tekereza ko wafashe Winnie ukamukura kuri Winnie wirirwaga wifungiranye ukamugira Winnie rwose uhora wishimye. Ati noneho ikirenze kuri ibyo, mama wanjye we rwose arifuza kukubona kuko aragutekereza nk'umusore w'ibitangaza, umusore ukora ibintu bidashoboka. Ati kubera ukuntu wabashije guhindura Winnie mu gihe gitoya, ati jye ntakubeshye ndabona nkugomba byinshi, ati keretse gusa ndamutse ngufashe nkakujugunyaho indabyo zose nkaziguha nkazikumariraho, kubera ko ni ukuri urarenze pe, urarenze. Ubwo ariko Sonia yumvise Gayele atari gusubiza maze itamubaza ati Gayele urahari? Yumva nta muntu usubije, ariko ubwo Gayele we yavuye mu gikoni aragaruka maze asanga Winnie ari kumva murumuna we avuga, yashyize kuri haut-parleur, arangije Gayele arabyumva ahita agwa mu kantu kuko rwose yari yarabujijwe kuzavuga yuko abizi ko bava inda imwe. Winnie rero yahise ararakara uburakari buramurenga, maze Gayele atangira kwisobanura ati mbabarira rwose nkubwire ibyo utekereza ntabwo ariko bimeze, ati mbabarira ngusobanurire. Winnie ati naba iri jwi numvise ari irya murumuna wanjye? Gayele ati yego, ariko rwose ibyo gutekereza si byo. Winnie yahise afata isakoshi ye ati nari ngatangaye n'ubundi ukuntu wowe waba uri umugabo utandukanye n'abandi bose. Ibyo yabivuze ari gusohoka mu muryango, yagiye arakaye cyane, maze ageze mu rugo agifungura ahita ahura na Sonia. Sonia ati mukuru wanjye, ati byagenze bite se, randevu yagenze neza? Ubwo ariko Winnie yari yarakaye birenze, yahise akubita urushyi ruremereye Sonia. Ati nta soni, ati ariko ubundi uba muzima mu mutwe, ati buriya ntabwo wasaze, ati iyo ubitekereje wumva wuzuye. Winnie ati ni gute watinyutse kunyoherereza inshuti yawe? Ni gute ibi bintu wabikoze? Maze Sonia ati iyihe nshuti se? Winnie ati nakumvise kuri telefone igihe wavugishaga Gayele, nari mpari rwose ninjye nakumvise. Sonia ahita agwa mu kantu maze akamubwira ati ariko ni ukuri rwose ntabwo ari njye mbiri inyuma kuba mwarakundanye, nta ruhare na rutoya nigeze mbigiramo. Winnie ahita abwira Sonia ati ariko se ubwo ubundi uri guhakana iki? Ntabwo nakubwiye ko nakwiyumviye? Nakwiyumviye uri kumubwira ko rwose nahindutse kandi ari ukubera we? Ibyo bintu uri kumva igisobanuro bifite kuri njyewe? Baba bakiri gutongana rero mama wabo akaba arinjiye ati hano se kandi habaye iki? Maze Winnie ati bibaze umukobwa wawe, mubaze ibyo yankoreye. Mama wabo yagerageje kubunga ariko biranga, rwose yagerageje kubahuza biranga birananirana. Winnie ati ni ubwa kabiri, ubwo rwose nabwo yanteze umutego, ubwo wabona nawe ari umusheri we ari uwo bakundana yashatse kuntega. Ati Mana Nyagasani, sinzi ikintu nakoze kugira ngo ngire murumuna wanjye umeze gutya. Winnie noneho aragenda akigunga kurusha uko yari ameze mbere, aragenda akanga abantu bose, akagenda akajya muri cya cyumba yifungiranagamo, noneho akifungirana birenzeho, nta muntu n'umwe ushaka kuvugisha. Gayele nawe akomeza kugerageza rwose kugira ngo arebe ko yahura na Winnie, ariko bikanga, ntaba amwitaba kuri telefone, ntaba asubiza mesaje, nta n'ahantu na hamwe aba agishaka guhurira nawe. Sonia rero we aricara agafata icyemezo nanone cyo gusubira imbere ya mukuru we nubwo bitaba byoroshye, maze akagenda agakomanga ku cyumba cye akinjira, akabwira mukuru ati ni ukuri ndifuza ko rwose turangiza ibibazo dufitanye, ndifuza ko ni ukuri twabikemura. Maze Winnie ati yego rwose, ubu se urifuza ko tuvugana iki utabeshye?
Sonia ati ndashaka ko tuganira, maze Winnie ati urashaka kumbwira se ko noneho ugiye kudivorusa n'umugabo wawe? Ngaho bimbwire, ibyo biganiro se tujye kugirana biri bunyibagize yuko rwose ari wowe wagiye aho nari kujya ni ibihe? Ibinyibutsa ko ikanzu nari kwambara ariyo wambaye ni ibihe? Ibiri bunyibagize se amajoro yose naraye ndira kubera akababaro ni ibihe? Ibiri bunkize se depression yose nagize ni ibihe? Mbwiza ukuri, urumva ari iki kintu wambwira maze kikaba cyahindura rwose ibintu bibi byose wankoreye kikabihinduramo ibyiza? Ngaho kimbwira niba ukizi. Sonia yahise atangira kurira, maze Winnie aramubwira ati ngaho rira rwose amarira agushyire mu mutwe, kubera ko ngewe nararize amajoro yose, iyo naryamaga amarira rwose niyo yabaga ari kumwe nanjye, ngaho nawe nta kibazo rira. Ubwo Sonia yahise akubita amavi hasi, maze aramubwira ati mukuru wanjye ndakwinginze mbabarira, rwose nakoze amakosa. Ni ukuvuga ko uriya musore mwakundanaga yaraje arambwira ngo arankunda, maze nanjye ntabitekerejeho rwose ndamwemerera, maze Winnie noneho agahita yenda kwiyahura, ati nta soni akubwire ngo aragukunda, nurangiza nawe umwemerere muhite mukora ubukwe, nkaho wakabaye umuvandimwe mwiza ukamwereka ko yayobye kuko yari fiance wa mukuru wawe, ubu uramwemereye rwose ngo mugende mubane. Ati none nta soni uraza ngo uransaba imbabazi? Mama wabo yarinjiye n'ubundi asanga nibyo barimo, asanga rwose Sonia arapfukamye ari kurira kandi asaba imbabazi mukuru we. Winnie yahise arakara, maze ahita amuhagurutsa ati nsohokera mu cyumba gira vuba ntagikwikiramo, sohoka ntabwo nshaka kukubona, jyana na mama wawe nimugende vuba nimusohoke nimumve imbere. Yari yarakaye cyane, maze asigara yicaye mu cyumba cye ari kuvuga ati mana nagucumuyeho iki gituma buri gihe ari njyewe utagira ibyishimo, ari njyewe rwose ibibi byose bibaho. Gaëlle nawe rero yagiye kureba Winnie mu rugo kugira ngo amusabe imbabazi, yarakomanze Winnie agifungura abona ni Gaëlle. Gaëlle ahita atangira kumubwira ati mbabara ndakwinginze Winnie, rwose nje kugusaba imbabazi, maze Winnie ahita akubitaho urugi. Gaëlle aguma inyuma y'urugi akomeza amubwira ati Winnie mbabarira ndakwinginze rwose, mbabarira ko naguhemukiye, mbabarira ko nakubabaje. Maze Winnie aramwihorera yiyicarira muri salo aricecekera. Umunsi wakurikiye rero mama wa Winnie yaramwinginze aramubwira ati rwose nshaka ko tuvugana. Winnie yaraje bicarana muri salo, maze mama wa Winnie nawe ashyira amavi hasi, na Sonia ahita ashyira amavi hasi barapfukama bose. Maze mama wa Winnie ati rwose Winnie mwana wanjye ndakwinginze umbabarire rwose, twaraguhemukiye nibyo, ibintu nakoze rwose ntabwo twari dufite gahunda yo kukubabaza. Utekereze ko nawe Sonia icyo gihe yari atwite, bari baramaze kumutera inda, wowe ujya kumenya ko bakundana. Nta yandi mahitamo rero rwose nari mfite uretse ayo kubareka bakabana, kuko n'ubundi yari amutwitiye. Icyo cyemezo nafashe natekerezaga ko cyari cyiza, nubwo rwose byabaye n'ubundi ibibazo, ariko nta yandi mahitamo nari mfite. Ndakwinginze rero mwana wanjye, kuko nawe ngukunda kimwe na Sonia, sinifuza rwose icyakubabaza. Ibyo twakoze yego byarakubabaje, ariko turakwinginze utubabarire rwose. Ibyo byose babivugaga mama wa Winnie na Sonia bose bapfukamye, kandi rwose bagaragara nk'abantu baciye bugufi. Mama wa Winnie yakomeje amubwira ati rwose ndabizi ko ibyo nakoze bitababarirwa, kandi ndicuza rwose uruhare nagize muri ibi byose, nta nubwo nzi ikintu nakora kugira ngo mbabarire, kubera ko rwose twaraguhemukiye. Kuba umuryango wawe twebwe ari twebwe twagukoze ibi bintu, ndabyumva rwose ko udakeneye no kureba mu maso hacu. Sinzi n'amagambo nakubwira, ariko rwose mwana wanjye ndakwinginze wowe rwose ugire impuhwe maze umbabarire. Sonia nawe ugahita afata ijambo ati ndakwinginze rwose mukuru wanjye umbabarire, nubwo ntari uwo kubabarirwa, ntabwo nzi ko nabikubwira. Ibyo nagukoreye ntabwo rwose bibaho, niyo wanyanga ubuzima bwose ati ntabwo byasimbura
umubabaro naguteye, ariko nibura gerageza wibuke ukuntu kera twari tumeranye, ibuka tukiri abana ukuntu wahoraga undinda ikibi cyose cyambaho, maze rwose ugirire urwo rukundo wari ufite kera, maze umbabarire. Winnie yumva aya magambo yose maze bikamukora ku mutima, nawe rwose akumva agize impuhwe, agahaguruka akabahagurutsa bose mama we na Sonia, maze akabahobera kandi akababwira ko abababariye. Umunsi wakurikiye rero ku mugoroba, Winnie nk'ibisanzwe ajya muri ya bare yakundaga kujyamo, akajya gufata akantu ku mugoroba aba ari wenyine, aricara rero ari muri telefone, maze akabona umuseriveri yazanye akantu karimo wayini, maze agahita amubwira ati ariko ntabwo rwose ndatanga komande. Wa museriveri ahita amwereka ati dore n'uriya umbwiye ngo nyizane, arareba agahita abona ni Gayele, aba ari kuza amusanga afite n'akarahure, maze agahita amubwira ati nakwicara se? Maze Winnie ati ariko ntabwo rwose nzi na rimwe uri kunsaba uburenganzira bwo kwicara, ati na mbere hose. Gahera ahita yicara maze akabwira Winnie ati umeze ute se? Winnie aba amusubiza atabumbura umunwa ati meze neza, ati mu buzima se bwo bimeze bite? Maze Winnie akamwihorera. Gahera ati ni ukuri ndagukumbuye cyane, ndagukumbuye rwose ku buryo utabyumva. Gahera akomeza amubwira ati naribeshye rwose, mba narakubwije ukuri nkakubwira ko nari nziranye na murumuna wawe, ariko naragukundaga cyane, nari mfite ubwoba rero bwo kugutakaza, niyo mpamvu rwose nacecetse. We ntabwo wabasha kumva urukundo ngukunda uko rungana, ntabwo rwose wabasha kumva ibyishimo wazanye mu buzima bwanjye. Tekereza ko ibyumweru bikeya tumaranye dukorana, dusohokana, tuganira, ari byo byumweru byiza naba narabayeho mu buzima bwanjye kuva mvuka, kandi tekereza imyaka mfite. Ntabwo rwose wowe wabasha kubyumva, ntiwakumva agaciro ufite kuri njyewe. Winnie rwose ndakwinginze kandi mbikuye ku mutima, nubasha rwose kumbabarira, ntabwo rwose nzongera gukina n'urukundo rwawe, ndakwinginze mbabarira kandi rwose uzabona umusaruro wabyo, mbigusabye mbikuye ku mutima. Ibyo byose Gahera yabivugaga Winnie ari kumureba adahumbya, ariko nanone nta jambo na rimwe avuga. Maze Gahera ati ndagukeneye rwose, ngukeneye iruhande rwanjye, ndakwinginze nyumva rwose kandi umbabarire. Winnie yakomeje guceceka, ananirwa kugira ijambo na rimwe abwira Gayele, maze Gayele abonye ko rwose ntacyo bari kumusubiza, atekereza ko banze kumubabarira, yarahagurutse buhoro buhoro maze aragenda. Yaragiye yicara mu modoka ye maze atangira kurira, ararira rwose nk'agahinja, yari ababaye koko, yari afite agahinda kenshi. Winnie nawe yakomeje kwicara, hashize akanya gatoya arahaguruka ngo atahe. Yaragiye maze ahita asanga Gayele yicaye mu modoka ari kurira, yamukomangiye ku kirahure maze Gayele arafungura. Winnie yinjira mu modoka ahita amubaza ati none se, ati ko nkumbuye rwose za burage za sogokuru wawe, uracyafite imbaraga zo kuba wazimbwira? Maze Gahera ati urashaka kuzumva se? Winnie ati cyane, kubera ko rwose ziri mu byajyaga binshimisha. Aba bombi bahise barahoberana cyane, maze Winnie abwira Gayele ati ndakwinginze rwose, ndagukunda cyane kandi ndakwishimira, mbabarira rwose, ni hagati yacu ntihazongere kubamo ikinyoma na kimwe, ntuzongere kumbeshya, kandi nanjye rwose nta kizanturuka ngo nkubeshye. Gayele yahise amubwira ati sinzongera kukubeshya habe n'umunsi n'umwe. Aba bombi rero bahise bataha. Ku munsi rero wakurikiye wari umunsi w'akazi, Winnie yazindutse ajya muri biro, yari afite rwose ibintu byinshi yagombaga gukora. Bagisohoka mu modoka yari ari kubaza sekreteri we ati mbwira, wahamagaye abantu bose se? Wabwiye na Gahera ko tugomba guhura? Wahamagaye se n'abashoramari bose? Ati nizere ko abantu bose nta n'umwe wibagiwe, kuko rwose uku guhura k'uyu munsi kurakomeye kuri iyi proje yacu.
Ku mugoroba rero akazi karangiye, Winnie yaratashye nk'ibisanzwe, yari ari kumwe n'ubundi na sekereteri we wamuherekezaga akabanza kumugeza mu rugo amutwaje amadosiye. Bari imbere y'umuryango yaramubwiye ati rero n'ubundi rwose ukomeze woherereze abantu amamesaje, ati ariko Gaëlle umwihorere kuko n'ubundi ejo tuzabonana, nta kibazo mesaje turi guha abandi nawe ejo nzayimwihera tubonanye. Sekereteri we ahita aseka, maze Winnie rwose uba wambaye neza ikanzu y'umuhondo ndende nziza cyane imubereye, ahita yinjira iwabo yihuta. Agiye gufungura urugi ahita asanga muri salo iwabo hateguye bidasanzwe, abantu benshi bagahita bamuririmbira bati isabukuru nziza, maze agahita avuga ati ye babo we, ati mbega ngo murantungura. Agahita abwira sekereteri ati kubera iki utambwiye ibi bintu, maze murumuna we ati ntabwo yari kubikubwira nyine kuko yari surprise yari kuba yishe. Sonia rero na mama we bahita baza bihuta bakaza guhobera Winnie uba uri kwishima, maze akireba ku ruhande agahita abona Gaëlle nawe avuye ahandi yari yihishe, agahita amubwira ati isabukuru nziza mukunzi mwiza. Maze Winnie ati uzi ko mwese mwari mwabisezeranye, ni njye njyenyine ntari mfite amakuru, ati reba n'ukuntu ni ukuri mwakoresheje na keke yanjye nkunda, ati murantunguye bitabaho. Ubwo rero Gaëlle ahita aza amwegera akamuhobera ati komeza rwose ugire isabukuru nziza mukunzi wanjye. Ubwo ni nako aba akora mu mufuka, maze agahita amupfukama imbere akamubwira ati Winnie mukobwa mwiza wanyibye umutima wanjye, ni wowe nkunda, ni wowe byose byanjye, ndakwinginze rero rwose emera kunyuzuza, wemera kumbera umugore w'ubuzima bwose kandi mu rukundo. Ndakwinginze rwose emera ko urukundo rwanjye ari wowe wenyine naruha, emera ko twazabana ubuziraherezo. Maze Winnie wari watunguwe rwose areba Gaëlle mu maso, maze Gaëlle agahita amubwira ati nifuje rwose kukubwira ibi byose ku munsi udasanzwe, ku munsi w'isabukuru yawe, nibwo nifuje rwose ko noneho nakubwira ko nifuza kubana nawe ubuziraherezo. Winnie ahita amubwira ati ndabyemeye rwose mukunzi mwiza. Ubwo niko Winnie aba ahagurutsa Gaëlle upfukamye, maze bagahita bahoberana, abantu bose bakavuza induru bagakoma mu mashyi bati ni ukuri avuze yego, avuze yego. Abantu bose baba bishimye na mama Winnie aba yishimye. Naho rero dushoje inkuru yacu y'uyu munsi, mwakoze kuyikurikira kandi ntimukagende mudakoze subscribe, like, share na comment kuko ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane nk'ibisanzwe.